mujye mugabanya uburyarya singundi ndyarya. Jesus. Wowe Theben ni igitangaza bro. Theben ni igitangaza, uri nshakuru ndyarya mbi. Wowe urabura gustandinga, fata ku mavuta ibyo yakoze byangirije umuryango wawe, abantu birirwa barira mu muryango wawe, uraho ngaho urashaka kwigaragariza umva. This guy he's fucking selfish, kureba inyungu ze gusa, kareba inyungu z'umuziki wacyo, ntunarebe ko ibyo bakorera umuryango wawe ubabaza, uhagarara ustangiye ku muryango wawe. You don't fucking even see your family ngo urebe ugati ibintu uyu muntu yagize, reka mpagarare nk'umugabo, urareba inyungu zawe ku giti cyawe gusa. You're fucking protecting your name nka Theben. What's wrong with you? Urashaka kugira ngo irishusho nziza muri media, Theben w'imfura, Theben uranga utavuga kuvugisha induru ibirenge. Ha, ngo dufatanye mbana nk'indyarya. Bro, ufite two faces. Go in hell, go away. So ibigiye muri kuvuga rero tuvuga kuri iyi tweet yakoze, niyo mpamvu mubona umunyamategeko afata ku mavuta yise yamagana Theben n'izo mbabazi kuvuga ngo yatanze bakazamagana. Ntabwo ziri ari imbabazi. Imbabazi bakwatse wanze kuzitangura zanga uvuga ubusa ngo gutanga imbabazi ngo nkwe. Aha ngaha niyo topic narindiho, nanjye ndi kwamagana ibi bintu Theben yanditse abeshya abanyarwanda ngo ahayifata ku mavuta imbabazi. Wowe wagiye kuyandika ko wari i Kigali, kutagiye kumusura muri ahantu yarafungiye muri polisi, ngo zimuhe amenye ko nta kibazo mufitanye, ko uzi ku izina ryawe na Meddy ariyo yari ari imbere mu bantu yibasiye. What's wrong with you people? Bamaze kumumanura ngo fyoto. Nkubwiza ukuri, baravuga ngo nubwiza umuntu nukuri akakwanga n'ubusanzaza batari umukunzi, uzamureka tumuka ceho. Nta mazi wamvomeraga, niba ukukuri nkubwiye kukuriye uzatumuke, nta mazi wamvomeraga gahambe. Ariko icyo nakubwira kimwe, ukuri ko kuri ngo ndafata ntabwo ngiyewe n'igiminwa. Theben uri incakura, uri indyarya, urikunda ibintu byose, urikurura uti uri mubi. Ntabwo abantu nk'abo babaho. Go in hell, genda iyo hirya toka kiragera. Nta shene idacika. Ntabwo fata ku mavuta ari kuzira ubusa. Yakoze ibyaha byagomba guhagarikwa, arabihanirwa. Ariko reka kwigira marayika ko yewe Theben nta kibazo nagirana n'umuntu. None ibintu byo kwisha mu ijambo ry'Imana, Imana izagukanda umunsi umwe. Imana izagukanda wirebe iyo reality cyangwa uri ugaragare. Ntabwo mbikunda. Mujye mureka ibyo bintu. Ntabwo ari byo. Theben watugaragarije ishura y'uburyarya, ubucakura bubi cyane. Jesus. Iyi minsi fata ku mavuta amaze muri polisi, yatumye abantu barenze umwe atakamba ngo mumubabarire, abatanze ibirego mu bikuremo, nasohoka azapfukama aje imbere ya kamera basaba imbabazi. Mwarabikoze? Imbabazi ntimwazimwimye. Uri kuza kuvuga ubusa kuri Instagram ushaka iki? Waziba ugaceceka, akagenda agafesinga, umugabo agenda fesinge ibyo yakoze abiryozwe, niba ari amategeko, niba ari bigize ibyaha bihanirwe, azava amatahi. Uraza gupretendinga ko watanze imbabazi hasigaye amasaha 3 ngo amanurwe mageragere ngo bigende bite? Uri gusaba imbabazi cyangwa uri gukiraringa izina ryawe mbere ngo bigaragare ko nta hantu huriye nabyo? Kutamusuye ahantu yari afunguwe, ko wahumetswe cyane, ko twakoze amaspace, ko byavuzwe mu bitangazamakuru ko mu bintu mfata ku mavuta ari kuzira nawe urimo. Niba nta kirego wamutangiye, kubera iki utabikiriyarinze ari hariya kugira ngo abari kumukorera dosiye bagukuremo? Mbega ubwoko, mbega abantu. None arabura amasaha 2 ngo bamukatire, kandi bagendera kuri ibintu bagendeyo mu bintu bifugishe fata ku mavuta. Urashaka kumbwira ko ibyago wowe utarimo? None uracunza, uratayiminze. Ni kuvuga ngo bamufunge, ariko nkomeze ngira ishusho nziza singirana umurira nabyo. Muri babi. Muretse kugira amasura abiri. Ugomba kuba umuntu w'umugabo. Ugahagarara uhamye.
ibyo utatanze ngo bimugirire akamaro urabitanga kugira ngo bikiraringe izina ryawe. You still love yourself. Uri selfish mu buryo ntarabonaho. You so fucking selfish untarabona. Ntagufata ku mavuta mwigize mujya kumurega yafashwe na RIB. Kweli bya kuri social media. Uraza kwibwanagiza ugaragaza kuri marayika uri mwiza gute. Ndakubaza wowe mwatanze ibirego kangahe? Wagiye muri RIB gutanga ibirego inshuro zingahe wowe Theben? Wagiye muri RIB kangahe ugaragaza ko umuntu akubangamiye? Watanze ibirego inshuro zingahe? Jesus. Urikunda, ibintu byose urireba, urashaka kugira ngo bigaragare kuri marayika, utagira YESU Kristo. God fata ntago naje gushaka inshuti hano. Ntawe naje gushaka aho ubushuti, sinaje kubagaragaza isura nziza. Nta nshuti nkeneye. Inshuti ni Yesu. Nta nshuti makeneyemo. I don't need that friendship. Baby girl uri kigoryi ku buzima ntarabona. Jabo bimeze bite? Umeze ute man? Fresh bite? Fresh cyane man, ewa. Maze iminsi nikurikiranira ibintu ariko ndavuze ni ubwo wahageze reka nze tubanze twumva uko bimeze. Nizere ko ari sawa ariko. Ibintu byose ni wane, ibintu byose ni fresh, ariko ngiyewe bura God fata impamvu ubona abantu bose bantera amabuye. Ntabwo ngiyewe God fata ushobora kunshyira mu gapfunyika ngo ugende ukire hariya, no. Yego ni yego, oya ni oya. Ntabwo nkundi ndyarya bro. Man, this guy no. Selfish. Iyi message nayo mbega umugabo ufite amasura abiri, mbega umugabo w'indyarya, mbega umugabo. Afungishije undi mani yicecekeye none final decisions mbabari urebe. Iyi statement ni yari ntabwo amufungishije, reka kuguruka. Ntabwo Theben ari wafungishije fata ku mavuta. Yarareze niko RIB yavuze, yatangaje, yarareze kandi yareze ibintu byo muri yatangaje ngo ibintu muri showbiz aba bajama barabigira. Ibi bintu barasanzwe babigira. Reka kurya amanwa nawe wimbeshya. RIB yatangaje RIB yatangaje abagize uruhare mu gutanga ikirego mu rukiko. Theben, Meddy, ngena no kugihe nawe birareka nze ngende nzana izo fact. Theben, Meddy, Muyoboke, urumva? Reka ngo link. Abagabo barifashe ni ya team n'ubundi tuzi. Ni ya team tuzi. Reka ntabwo huru turibigamba ngo nkwemerere uvuze bizane hano. Oreka mbikuzanire. Wongere kuvuga maze kubinyereka ntunyobye. Buretse beze mfashe mic, imbe mfunze mic nkwereke gato. Igihe utarabizana uburetse kugira ibyo bya by'amatemo n'amatemo nge ntambaye amatemo ndiho. Urumva? So, reka fata ku mavuta agende asavinge agaruke aze mu buzima busanzwe. Mujye mugira umutima umwe. Theben, iyi message wanditse irimo uburyarya bwinshi kandi bugaragarira buri wese. Mube wafuringa ntabwo ndimo hano, harimo uburyarya n'ubucakura. Nta mbabazi wahaye fata ku mavuta. Ibyo ngibyo umutima wawe urabizi. Yewe wabikoze ushaka kugira ngo ukiraringe izina ryawe. Niyo mpamvu abantu bose bafata ku mavuta. Imbabazi za Theben muzamaganire kure. Nta mbabazi yahaye fata ku mavuta. Tazo mujye muva ku ndyarya. No sense. Icyo bakundira ufite ukuntu ugenda rukisha mu ijambo ry'Imana. Imana izagukanda ijisho mu bintu mukina nabyo, uragenda ugakinisha Imana ukayizana mu mwanda wawe. Imana izaguhana. Ntabwo waba mwiza, ntiwaba marayika. Wagombaga kuziba ugaceceka kuko ntabwo ibintu byose bamwe perfectly. None se tuzane hano, tuzane ibirego wowe, tuzane hano uvuga ko mugabo. Ntabwo ari byo. Twese turakosa, dukora amakosa. Ntabwo ari byo. Ntabwo uzaba marayika. Theben ndakuzinutswe. Theben ntabwo ukarabye.
ntabwo ari byo. None uwe urukumva uzaba marayika, uzaba marayika ku buryo naho ugera. Ndakubaza, nta bantu babegereye muri minsi ishize bavuga ko fata ku mavuta ari gutakamba asaba imbabazi ngo mubabarire, aremera ibyaha yakoze, ni mumugirire imbabazi mukuremwe ibirego, fata ku mavuta azagenda yarasaba imbabazi abanyarwanda bose? Mwabikoze? Harabura amasaha 3 ngo bamumanure mageragere ngo ni nyeshu ngo na demtenge nye mu bidabe ngibe ikintu cyabyanditse. Sinkundi ndyarya. Wari kuziba n'ubundi nta hantu bigaragara ko wamutangiye ikirego ugaceceka, inkiko zigakora ibyazo. Kwigira nyoni nyinshi, ni wowe mwiza, ntabwo ntusura, ntabwo nutsa. Jesus, wowe ibyo ukongera kabiri he? Reka nze ndimo ndabireba, ndaje mbikwereka. I'm here. Kangwe fact zose. Jesus. So jewe ngo difata ntabwo ndi independent. Kora ibyiza tujyane, uri mubi nzakwamagana. Ntabwo ngenda umuheza nguni, ntabwo ndi umukanda nzugi, Theben yabangamiye nafata ku mavuta igihe kirekire, ni ibintu byagaragariye amaso. Ariko uyu nguyu utagira umutima ubabara, Theben utagira umutima ubabara, Theben utashyubabara muri public, Theben uhora ibintu ari byiza, Theben utagira inyama kandi ngo bikunde, Theben ntabwo umuntu abaho. Umuntu ushaka kureba ishusho ntibaho, uri umuntu nk'abandi. Nanga indyarya, nanga bagira abantu bagira two faces. Urumva? Uri fake. Kanje gupagasa. Fake. Ngiye nkubwiza ukuri, baravuga ngo nubwiza umuntu nukuri akakwanga n'ubusanzaza abatari umukunzi uzamureka tumuka ceho. Nta mazi wamvomeraga, niba ukukuri nkubwiye kukuriye uzatumuke, nta mazi wamvomeraga gahambe. Ariko icyo nakubwira kimwe, ukuri ko kuri ngo dufata ntabwo ngiyewe n'igiminwa. Theben uri incakura, uri indyarya, urikunda ibintu byose, urikurura uti uri mubi. Ntabwo abantu nkawe babaho. Go in hell, genda iyo hirya toka. Kamvane izindi bro. It's crazy. Okay, hano ndayibona. Hera kuri iyo y'umweru. Okay, twagiye. Ngo yagaragaje ko hari impamvu zikomeye zituma afata ku mavuta akurikiranwaho ibyaha birimo gukangisha, gusebanya, kubuza amahwemo, gukoresha ibiyobyabwenge, ivangura n'ibindi. Yagaragaje ko ibimenyetso bishingiye ku kuba hari ibirego byatanzwe n'abantu batandukanye barimo Mugisha Benjamin uzwi nka Ben, icyo nakikubwiye, Alexis Habimana Jean Paul uzwi nka Bahati, Ngabo Medal uzwi nka Medi. Ikintu kiriho kimwe, sibyo? Mu buzima nange ndyarya, nanga abantu bashaka kwigira nahisi ko we adashobora gusura, adashobora kunyerera, adashobora gukora ikosa. Urigaragaza nk'umuntu mwiza muri public, ntabwo wari mubi. Ntabwo Theben yagiye kurega bano bantu. Ni inama mbi. Ejo bundi ngewe abantu begereye Theben, begera bamuyoboke, baravuga ati fata ku mavuta ibyo yakoze, aragaragaza ko yakoze amakosa, ibyaha arabyemera, mwoka byaranwe mu cy'inkoni zamba mu mubabarire. Ni umugabo ufite urugo. Genda hiyo hirya. Nafungurwa azajya imbere ku makamera atakamba basabira imbabazi imbere y'abanyarwanda, kandi ntabwo azongera gukoresha YouTube kundi. Aravuga ati umuntu wese yibasiye cyangwa yatatse yiteguye kumusaba imbabazi, kandi n'ubutumwa mbere yuko abasaba kumukorera ibyo arabanza kubasaba imbabazi, kandi azasabira imbere y'abanyarwanda mu mubabarire mukuremwe ibirego. Yarari gutakamba, wenda asanga atanabivanye ku mutima, wasanga ari kurwana kugira ngo afungurwe. Ibyo ngibyo n'ibindi bintu byumvikana. Urimo kumva? Theben izo babazi ko mutazihaye fata ku mavuta uje kuzitanga bura amasaha 3 ngo yinjire mu rukiko, warusha urashaka kugaragaza iki? Uri gusaba imbabazi, utanze imbabazi, cyangwa ubikoze byanyorere kugira ngo abanyarwanda babone ko noneho ndebera ukuntu imutiba ari n'igitangaza.
reba muri iyo comment, dore muri comment yanditse arahakanye umutipe yavuze ngo if that so please kurikire ko mu rukiko man tubone ko ukomeje koko ntiwakabaye urega umuntu ngo yakuvuze nawe uzi ko uvuga abandi byibura tekereza ku muryango yaratunze man Ben ahita azaramusubiza ngo sinigeze murega FY ubwo reka mvuga uko byanditse ubwo igihe cyabeshyeye Theben mu rukiko uretse gato ubwo ubushinjacyaha bwabeshyeye Theben ko yatanze ikirego ntacyo yatanze bane mujye mureka ntabwo reka nkubwire Theben reka kwigaragaza nkaho uri marayika utanya ngo bikunde utanutsa ntabwo wagiye ntabwo ari wabwiye ngo gufata ku mavuta yafashwe n'ibyaha bye kuba urimo bo yibasiye waretse kwigira marayika kugira urandika wandika ibiki izo mbabazi yeba urutanga imbabazi ko ndikora fata ku mavuta my brother hanyuma his your brother aya masaha his your brother kutamusuye ahantu yarafungiye kuri polisi ngo izo mbabazi uzimubwire ko nta kibazo ufitanye nawe mugabo yiteje abantu inde Theben yiteje abantu Godifa wambabariye ko ngewe nzamutse ufata umunota umwe gusa mbabarira ngewe ndisabira musaza wanjye imbabazi mubabarire kabisa uravuga musaza wawe uhe gute yakoze iki reka twumve icyo yakoze nyine mubabarire wamubwiye yumvise yakoze iki banza uvuge icyo yakoze yakoze iki uzi icyo yakoze yatanze imbabazi nyine kuri social media kandi yaranze kuzitanga mu rukiko urumva rero akabanyarwanda mani amarangamutima mugira avuye ubu se ayo marangamutima Godfather ayo marangamutima kuri fata ku mavuta urumva ari bumufashe iki to be honest tekereza icyo kintu ntacyo Theben wawe urashaka listen blessing urashaka gukiriyaringa izina rya Theben which is good njye ndi umufana wa Ben sibyo ariko ibintu ngiye yakoze from the beginning namenya ko yatanze ikirego nabonye ko ari weak man. Do you know how many times abasani hano bavugwa bakaraburiza ariko amakosa yarabaye ntavuga ko atabaye ahubwo avuga ngo umuntu yategereye agasaba imbabazi wenda ari kumubabarira ariko niba bitanabayeho ya Godfather yamubwiye ya Godfather uyu munsi isize urusenda rwose wisize urusenda umva narinje gusaba umusaza wanjye imbabazi reka amanuke nta kindi mumubabarire ndabuzimusabiye rwose abo ndaza kumusaba kuzaza akagira ibyo avuga noneho kubera ko ibi ngibi azaze naha kuri space mbere mbonye musaza wanjye ngewe asubiza abantu ubundi ntiyajya agasubira araburiza ni irabu nyine iryo ni irabu ni ukuvuga azaze hano atange abivuge oya ariko ashobora gusanga ari byo wenda nta kirego yatanze we kandi igihe cyabyanditse n'inyarwanda bro ubu byabeshye mu rukiko abantu bari urumva ari abasazi akubwoma muri kutuye ko numvishije bavuga ngo nani ngo afite ibipimo by'urumogi niba ari 200 ingahe sinumvishe mu rukiko avuga ko nta namupimye ibyo se cyari ikirego ahubwo si cyo cyari ikirego bari bagiye kumurega kuzana ikirego wenda wagira hari ukuntu abantu twibeshyaho ni mu mubabarire pe no kuri oya bageze muri ibyo by'amadrug umva wenda umufana we ibyo n'urusenda mu mubabarire rwose oya izo drugs bavugaga bo bapimwe uzi utubwiwe n'iki ko baba bari clean oya nyine nibyo ndi kuvuga nti ibyo nta wabigira nyine nabuze bishobora kuba yaribeshye nkuko nabandi bibeshye oya bari abatipe baricaye bicara baganira ku muntu bafata umwanzuro ashobora kuba yanditse kuri Instagram akibesha wenda akandika akibagirwa ko ngahumva nawe ibintu uri kuvuga sibyora umva mbwira ibintu uri kuvuga rero sha birimo birambabaza kubera ko reka nkubwize ukuri uyu mutipe na timu ye bicaye bakora inama bavuga ibyo bagiye gukorera umuntu ibyo byo niko bigaragara kuko batanze ikirego babiganiriyeho abantu mukunda ugeze he utangira kuvuga ukuntu uyu muntu man Theben aze kwanza atange avuge ibyo bintu abivuge tubwiwe ariko twebwe ukuntu tuzi kubera ko sinitegeko nta Theben tuzi ko abafana be bose tuzi ko ari n'umwana ariko nta bintu bireba
umwana utoroka se umwana oya ntabwo ari kuba nakumanura umuntu ibera mu rusengero ukunda Imana ibyo bindi rero niyo mpamvu yanatanze n'imbabazi. Blessing. Ako man, iminoro fata ku mavuta yanga Imana. Fata ku mavuta yanga Imana. Blessing. Ako ubundi abanyarwanda mupime. Mubaho nabi n'amaranga mutima. Amaze umugabo uva kubwira gutya. Bari umugabo ne bakare kwizi. Ari kutinyenza. Ngo baramugaye ngo from the beginning nkubaze. Wigeze umuntu yigeze gutuka. Yes. Iki umuntu ninde udatukwa se Theben si w'igikondo niyo yakuzwa atukwa kubitwa agira iki si umunyarwanda siko ibyo bintu wowe ntago bikubaho no cyane muri showbiz wowe ukuntu abantu batukwa muri showbiz ese ubundi Imana ko wafashe ubuzima busanzwe bw'abantu ariko amakosa yo tuvuge wenda ko byo kugira wenda bwo yarababaye biterwa n'ukuntu abantu babara bitandukanye ubona nka Godfather ubabiriwe hano kuva mu gitondo ntago wamutuka ngo babare niyo mpamvu twabyitse duserera ntana babare Theben umaze imyaka 20 niwe wababare yego man oya ntago nzi ko wababaye Theben amaze imyaka 25 oya ariko Godfather umugabo amaze imyaka ukoresheje ndayigaye umugabo amaze imyaka 15 mu muziki ngo ntago amenyereye gutukwa ubwo urumva ibintu muri oya abanyarwanda mujye mu clearinga uri kuvuga ngo uyu muntu umaze imyaka 15 muri music ni ubwa mbere atutswe n'umuntu ufata ku mavuta niba yaragiye no gutanga ikivugo ko umuntu yamututse kamuhatakira umuryango wirigaya Godfather amwataka yaraje angaha twese turavuga ngo fata ku mavuta niba Theben yaragiye kuri fata ku mavuta ko yamwatakira n'umuryango nta kosa ririmo nose yazaga avuga iki nyine koko nimba yarababaye izi banza wumve wenda ariko tugaye ko yamwimye imbabazi niba koko fata ku mavuta yaroye turi mugende mutabiri ariko wivuga ngo kuba yaragiye kumurega ngo warabimugaye wabimugaye ute umuntu njyewe umva nkubwire reka mbikubwira uko namugaye ngaho tuza nyine nkore uko namugaye tuza si wambajije impamvu namugaye listen umva nyine icyo nshatse kukubwira sibyo nemeranya neza ko fata ku mavuta bamwe mu bafana be sibyo bamukurikira harimo n'abantu bakundaga Theben so mbabarira umbwire rero inkuru icyambere birabyaberaga muri showbiz inkuru zose fata ku mavuta yavugaga zaberaga muri showbiz ntabwo ari ibintu byabaga listen ako listen please listen nagize statement yanjye sibyo ibi byaberaga muri showbiz fata ku mavuta nawe yavuzwe kenshi avuga kuntu yari umusekirite nta kuntu akora itangazamakuru umutipe nawe yarafightinze man tuzifata ku mavuta kuva kuri za Radio 1 TV 1 nawe ahageze ntago yahiteruye ngo ahagere nawe yarafightinze twese tuzi haso turabona progress mu banyarwanda uko zizamuka nicyo nshatse kukubwira rero Theben is not listen Theben is not the only one wa mugore we waretse umuntu akarangiza point ye nawe ukamusubiza Theben ntago ari we muntu wenyine hanyuma uvuge myutinga Michael Wespe Theben ntago ari we muntu wenyine w'umusitari hano mu Rwanda wavuzwe nabi Melody tuzi uko avugwana n'ubu we bamutera mu majoke no majoke bavuga uburyo ari mubi even right now nakwereka itanarenze n'umunsi umwe babivuze umutipa akikorera music ntago wamusanga muri izo nkiko ni wamusanga ngo ari wamugana ari kubabara ngo byagenze gute bishatse kukwereka ko hari abantu bumva entertainment mu buryo butandukanye nabandi iyo ushatse kuzana entertainment mu marangamutima yawe ngo uyu muntu yavuzwe ngo uyu muntu byagenze gute ngo uyu muntu bamwinjire mu muryango first umuryango wa Theben wose urazo oya uyu umuryango utangiye kuvuga ubusa ntabwo uzana excuses z'uko ibyo umuntu yakoze ngo none se wowe kugira ngo ukamufata yibasiye imiryango ntabwo reka turi kuzanga ngo tuvuge ngo fata ku mavuta niba uje kuvuga gabanya ntabwo nabihakanye ibyo bikunda genda gake ntabwo turanga tuvuga ko fata ku mavuta yarenganye fata ku mavuta yibasiye imiryango fata ku mavuta yazengereje Theben n'umuryango turabizi yewe ntimushake ariko burangudifa wamyutinga Michael ndabamyutinga
njye ntabwo muvugira ngo bikunde mureke ubundi muri mwateye muturutse muri gatiki so twumvikana ikintu kimwe mugomba kumva mumanike ibiganza ndabaha ijambo muvuge mureke kumvugiramo mu myutinga mike zanyu ndangize ndabaha ijambo muvuge ndatekereza ngo ari kumvikana neza icyo mvuga ni iki tubyumvikaneho tubyumvikane neza cyane tubyumvikane ntimuze kunyobya ntabwo tuye kuvuga ku byafata ku mavuta n'icyatumye afungwa birazwi biri mu nkiko ibyaha birahari ikintu cyandakaje kagira ngo nzahanga nkivugeho niki ntimunyobye Theben kujya kwandika message kuri Instagram agaragaza ko ari umuntu w'umunyamahoro adashobora kugira aho ahurira n'umuntu ngo amurenge nta ni imfura y'u Rwanda ni marayika ntago fata amavuta ibyo yamukoreye ntago byigeze bimubabaza ntibyigeze bimukoraho akajya n'ahatinyuka akavuga ko atigeze atangira afata amavuta ikirego twajya kureba mu rukiko bamaze gusoma kutakoze statement uvuguruza ibyo abashinjacyaha bavuze niba utaratanze ikirego kutari kuvuguruza ibyo abashinjacyaha bavuze ko uri mu bibasiwe bagatanga ibirego mugende murebe ngibyo hejuru birahari iyo article yo ku Gihe ubushinjacyaha bwavuze ko mu bantu batanze ibirego harimo Alex izina ryawe niryo ribanza Theben wowe ikintu cyane umujinya none uraza hangaha ngo mwashu ngo bayivrada ngo nwinkwi Theben uri indyarya Theben ni ncakura ntabwo ari kujya kuri Instagram mu minsi nishize abantu baprocinze ba Theben bamwe basaba imbabazi bafata ku mavuta batumye abantu bavuga ati mumbabariye mukavana mw'ibirego nashye imbere y'itangazamakuru ngapfukama ngasaba imbabazi ibintu bizasubira ukundi ntabwo babagezeho izo mbabazi mwanze kuzitanga mutanga condition ko fata ku mavuta agomba kwandika ibyo bintu akabishyira mu nyandiko ibyo ari gusaba ko ari gusaba imbabazi akabibandikira mu nyandiko imbabazi mukazimuha ibirego bikavamo mwarabikoze fata ku mavuta baravuga ati urumva aramutse yanditse hari nubwo adafite uryandika yanditse byagaragara nabi yaba yishinja ibyaha kandi izo nyandiko kuko arimo maboko ya polisi already zakoreshwa zimukanira umukwiye ariko mugize nk'umuntu mukamubabarira arahamya ko nagera hanze azanandika n'ibyo byose akabikora mwari nanjye mwanga kumuha imbabazi icyo ni kimwe urandika uvuga ko nta kirego urandika wandika ibiki harabura iminota harabura amasaha abiri ngo fata ku mavuta ajya imbere y'inkiko urajya kuri Instagram wiyandikisha ubusa ngo nkweshu ubu n'uburyajya nukugira faces zibiri nukugira amasura abiri Theben imbabazi wanditse ntabwo uvuga watanze wazihaye nde izo utatanze zishobora kumufasha mu kugabanyiriza ibyaha ashinjwa imbere y'ubutabera uri kuzimu hamaze kubandwa amagiragere ngo zimumarire iki gumana uburoro bwawe izi mbabazi Theben you are so fucking selfish wabikoze kugira ngo bigaragare ko fata ku mavuta abantu imbabazi wasabwe n'abari kumwunganira kugira ngo ibyaha bigabanwe ibirego mu bikure muri ribu hari abamworohereza sigara facinga ibindi aregwa warangiza ukaza kuzitanga kuri Instagram niho yagusaba imbabazi se mujye mure kuburyarya turi muri society itari mu indyarya ntukagire face ebyiri Theben imbabazi wanditse zari zo kugira ngo ugaragare nkaho uri umuntu mwiza yewe utaregwa namanuka ntibigaragare ko Theben ari mu bantu bareze fata ku mavuta Theben w'imfura Theben usenga sha nafungurwa ntibigaragare ko ari bagerageje kumurega hanyuma ko umwanya wo kwandika iriya tweet uvuga ko utanze imbabazi kutakoze tweet uvuga ko ibyo ubushinjacyaha bwavuze ko watanze ikirego atari byo ngo byihakane mujye mugabanya uburyarya singundi ndyarya Jesus Theben ni igitangaza bro Theben ni igitangaza uri nshakuru indyarya mbi wowe urabura gustandinga fata ku mavuta ibyo yakoze byangirije umuryango wawe abantu birirwa barira mu muryango wawe uraho ngaho urashaka kwigaragariza urumva this guy he's fucking selfish kureba inyungu ze gusa kikareba inyungu z'umuziki wacyo ntunarebe ko ibyo bakorera umuryango wawe ubabaza uhagarara ustange ku muryango wawe you don't fucking even see your family ngo urebe ati ibintu uyu muntu reka mpagarare nk'umugabo
urareba inyungu zawe ku giti cyawe gusa. You fucking protecting your name nka Theben. What's wrong with you? Urashaka kugira ngo ishusho nziza muri media, Theben w'imfura, Theben uranga utavuga kuvugisha induri birenge. Ha, ngo dufatanye mbana nk'iryarya. Bro, ufite two faces. Go in hell, go away. So ibigiye muri kuvuga rero tuvuga kuri iyi tweet yakoze, niyo mpamvu mubona umunyamategeko afata ku mavuta yise yamagana Theben n'izo mbabazi kuvuga ngo yatanze bakazamagana. Ntabwo ziri ari imbabazi. Imbabazi bakwatse wanze kuzitangura zanga uvuga ubusa ngo gutanga imbabazi ngo nkwe. Aha ngani niyo topic nari ndiho, nanjye ndi kwamagana ibi bintu Theben yanditse abeshya abanyarwanda ngo ahayifata ku mavuta imbabazi. Wowe wagiye kuyandika ko wari i Kigali, kutagiye kumusura muri ahantu yarafungiye muri polisi ngo zimuhe amenye ko nta kibazo mufitanye, ko uzi ku izina ryawe na Meddy ariyo yari ari imbere mu bantu yibasiye. What's wrong with you people? Bamaze kumumanura ngo fyoto. Dufite ikibazo cyo kugira society igira faces ebyiri. Uri shakura, uri mubi. So ntabwo njya kwa nyina ngo Godfather the independent mbana n'umuntu muzima namaganye fata ku mavuta ku byo yakoze, ibi ari kuba yamanuka akajya kuryozwa ibyo yakoze. I'm not regretting it. Nibyo uyu mugore urahangara kuvuga nk'isasu uvuga ko njye space yanjye yamufungishije, njye se mfungisha abantu, ariko space nakoze yari yo kwamagana ikibisi y'inyicuza. Urumva? Ariko ntabwo ngibyo biri buze ngo ndeke kuzanga mbone ni muntu uri kuyambika uruhu rw'intama ugaragaza ko ari marayika yigendera yavuye mu ijuru iza hanga hitaroko sitanyerera idasura. No sense. Simbikunda. Reka dufata undi muntu. Ntabwo mbikunda na gato, ntabwo ngore Godfather. Turi muri societe nzima. Uyu Theben ntabwo byo kuze bikwiye na gato. Reka tugende dufata undi muntu. Fata ijambo kandi uri burenge topic indi akajya kutandukira kuza mu bindi ndamutumura. Fata ijambo. Ana yanjye Godfather, kuvuga warakaye gutyo ntago byoroshye kubona icyo umuntu avuga ufite uburakari bumeze gutyo. Ariko icyo nakubwira nuko jewe icyo nabwiraga uyu mugabo wavuze mbere ho uvuga gatoya, uyu mwanya kuvuga ku byo Theben yakoze, gutanga imbabazi habura iminota mike ngo umuntu akatirwe, byo umuntu wese yabyibazaho. Ariko nanone icyari gitumye nzamuka ngewe nuko uyu mugabo yaravuze ngo yamugaye from the beginning. Nta muntu wese ntago ashimishwa no kumwataka. None uyu muntu akwatatse mbere nkuko Godfather bigeze gukora space uvuga uti uyu muntu arimo arataka imiryango, uyu muntu arimo arazengereza abantu. Iyo umuntu akwatatse ubwa mbere akakwataka ubwa kabiri akakwataka ubwa gatatu, ugeraho nawe uvuga this is too much. Ibyo byose ni ibintu abantu bose twarebye. Hanyuma rero kuba haroherejwe abajya kwegera bari abantu ngo bamuhe imbabazi ntibazimuhe, ntabwo ikintu tugomba kugitindaho, kuko umuntu kugira ngo umuhe imbabazi biterwa n'uburemere bw'icyo yagukoreye. Niba umuntu yaragukoreye ikintu bwa mbere kikagukomeretsa, akagikora bwa kabiri, abantu bakagerageza kumwegera, akagikora bwa gatatu, ntabwo kuba yageze imbere y'inkiko biri butume ugira impuhwe ngo nuko yageze imbere y'inkiko ngo umuhe imbabazi, kandi waragerageje kumwihanangiza mbere yuko ajya imbere y'inkiko ntakumve. Iki cyo tucyumve, yaba Theben yaba bano SP hari ikintu muri kwitiranya. Uretse gato hari ikintu muri kwitiranya. Urimo kunyumva? Ntabwo uretse Theben wigize na Jua, urimo kumva? Washatse kwigira na Jua akashaka kwerekana ko we ni marayika disi ntahuye n'ibi bintu. Ntabwo Theben n'aba bagenzi be bigeze batanga ikirego gufata ku mavuta afungwe. Oya, uretse gato reka muting ubanze umbwira. Theben uretse kuba yashatse kwigira marayika roho mutagatifu akaza kuvuga ubusa, urukumva akaba ariyo mpamvu amasaha n'izi message umuvugizi umunyamategeko afata ku mavuta avuga ati reka uburyarya, reka ubucakura, nta mbabazi twagusabye, imbabazi twagusabye barazimanye. Ahangaha uri kubranding izina ryawe no kwigaragaza kuri umuntu mwiza, mugerageze mwumve. Ntabwo Theben Meddy ari kuvugwamo,
ko tutari kuvuga Muyoboke kandi yaratanze ikirego, ko tutari kuvuga Media yaratanze ikirego, ko tutari kuvuga Ntuza Nobu yaratanze ikirego, Bahati ko tutari kumuvuga kandi bose bari kumwe na Theben muri iyi case. Theben ni wa muntu udashaka izina rye ritokorwe for any cost, buri kintu cyose. We ni mwiza, ntabwo nta sura ntibikunda, we ni mwiza mu bintu byose. Mujyagaze mu nyubano ndi kuva urukumva, ariko se uwo muntu mwiza aba yanditse ni wewe. Ibi ngibi bari kutubwira hano agaragaza peace nyeshu mugere mu bintu yanditse aho hejuru muri statement bamaganye. Fata kamavuta Imana ikorohereze bra bra bra, ntabwo nakurega mase my feet. So ibi ngibi waje kubireba impamvu Theben yabikoze, ntabwo yabikoze kuko afite uwo mutima wo gutanga imbabazi, kuko imbabazi yarazisabwa arazimana. Hanyuma hano umutipe yamukubise fact, reba aho hejuru muri comment umuntu yamubwira ati rero wa mugabo we, niba ibintu wanditse uvuga ko uhaye fata ku mavuta imbabazi kubera kudakuramo ikirego ukamubabarira by'ukuri. Theben ati reka da, ntabwo ngiye nigeze murega, siko bimeze. Ariko dusubira inyuma hejuru mu rukiko, uretse gato twasubira inyuma hejuru mu rukiko mu bushinjacyaha, musome iyo article yisome ibintu byakozwe uyu munsi mbere ko Theben yandika. Bavuze ngo mu batanze ibirego bibasiwe harimo Mugisha Benje mukoresha amavuta ya Theben. Amavuta na amazina ya Theben. Uri kumva Theben kuvuga kwawe ushobora uzibe uceceke, kuko kuvuga kwawe bigaragaza uwo uriwe. So reka kwambara amashusho abiri, ntabwo kuba ifata ku mavuta afunzwe yarakwibasiye bikugira umuntu mu ngo abanyarwanda bakwange. Ntabwo abanyarwanda bagukunda kuko ukora ibyiza, ko ntabwo tuzi ibyo ukora. Ceceka, ariko ibi ngibi byo kuza kutwereka kuri marayika itanyeganyega idashaka kure, ntabwo bikunda. Uri indyarya. Imbabazi kutazitanga, ntabwo ari wafashe kumafata ku mavuta ngo ugiye kumurega bagende ku kirego cyawe. Ibi ngibi byo kuza kwereka abantu rero ko yo dore disi Theben nta nubwo yigeze arega fata ku mavuta, nta hahuriye nabyo. No sense. Sikawe. So ntabwo nkunda indyarya bro. Mujye mwanga ikibi, mujye mucyamagana. Theben hano wagaragaje ko uri indyarya mbi. Uri ngo dufata uri insekura, uri indyarya mbi. Dukomeze tuganire. Hanyuma especially wabyumvije ibyo ndi kuvuga. Theben ibintu yakoze byo kwigaragariza abantu ko ari imfura y'u Rwanda, wari marayika igenda, atigeze arega fata ku mavuta, nta kibazo afitanye nawe, imwari mworohereze. Ibi ngibi ko utabikoze ngo umusure ahantu yarafungiye kakigiye n'umusure, hanyuma unamubwire ko we nta kibazo mufitanye. Intumwa zakugezeho kugira ngo mubabarire ko ntabyo wakoze. Mwagiye muri kubucakura mukaba wo muri ngo ko gukoserezwa, wowe uzamwise udahora n'ibibazo kandi uyirimo. Ijambo Theben kukuntu umunyamategeko afata ku mavuta yamaganye izi mbabazi zitari imbabazi. Izi mbabazi zawo ni igicupuri. Mu rukiko turi gusoma ari kwiyerurutsa. Ntabwo ari kwiyerurutsa, ni ukwiyambika umwenda wera. Hano muri mujya kurira mu rukiko, umuntu uza imbere mu bantu batanze ikirego bibasiwe nafata ku mavuta ni Mugisha Benjamin. Ndaba aho kugira ngo Ben akore statement, niba mu byukuri byo avuga ari byo, ko atakoze statement avuga ko nta ndahuriye nabyo, ko bakoresha amazina y'urukiko kandi atarareze. Ureka amazi ubushinjacyaha nabasazi ku buryo bagenda bagafata izina rya Benjamin nk'umuntu watanze ikirego kandi atari byo, bakibeshya ku mazina, ahubwo yabeshye urukiko. Uzi no kuvuga ngo wakabaye wavuguruje oya kujya gutanga imbabazi, wakabaye wavuguruje urukiko ko rwakoresha amazina yawe kandi utarigeze urega. Genda uje kureka nkanya bugogo, uri indyarya wa mugabo we. Hambirwa dukomeze tuganire. Fata ijambo ryawe. Ndamanutse warakaye cyane, reka manuke. Ndakazwa n'iki ndakurakara ndakuzi ngiye fata kumutana umwana wanjye. Narakaye niko mvuga. Oya nta point, buretse gato nta point ihari ituma Theben agenda agakora bya. Theben yakoze amakosa. Theben yashatse kwigaragaza ko ari marayika yigende byafite ikibazo. Ubuka kari umugabo mugenzi wawe umwubahe k'umukristo. Uravuze ngo ngende? Ibuka ko ari umugabo mugenzi wawe umwubahe. Manuka.
manuka Ibyo ntabwo birakora hano koko yewe banza Godfather nditunze ikibi nzacyita ikibi icyiza cyita icyiza. none se reka nkubwire ubu koko ntabwo ndi umukanda nzugi w'umuntu uwo ari we wese urukumva ku buryo ngiye umuntu ashobora gukora ibintu nkabibona nkareka kubivuga kandi ndi kubireba. Theben ibintu yadukoreye hano niyo mpamvu urabona uramutse buriya yarababaye uyu munyamategeko wa ntuza wa wande ese kamaze Theben ko kwivugisha gutya dusubire inyuma umuntu atrike tuvuge imva imvano y'ibi bintu tuvuge abantu mwagiye kureba muri iyi case ahantu hose bagiye komanga batabaza. dore ibyo nibyo nashakaga fada genda wa ibyo bintu tubisubiye inyuma. manuka nibyo washakaga manuka toka ibyo washakaga ushaka iki warwumvishe ushaka iki nibyo washakaga ntabwo ngiye bajya bamvugisha amagambo nateguye kuvuga so ntabwo nshaka kwinjira deep hari aho nashaka kugera nibyo yashakaga nyasha ushaka iki ubu uvuga princess ndaje Godfather umpaye ijambo uvuga ibintu bitekeranye ndakutumura nawe yego oya urantumura se ubwo ntabwo byakunda urabizi ko ngewe uri umuntu wanjye ntiwabikora umva ngewe icyo navugaga yuko ubu iki bintu nibaza ubundi ngewe mperuka ubundi nani fata ku mavuta ari umu best friend wa Theben baje ubundi gupfa iki ubundi rero ko numvishije ibyo bamurega n'ibyavugiwe mu rukiko numvishije ahubwo ari story ndende iteye ubwoba irimo ibintu byinshi cyane biri deep twayibona ibya showbiz ariko twaje gusanga numvishije ibintu numva bibaye yindi bizanye indi sura numva mbega biteye ubwoba. Noneho ikintu twakwibaza se kubundi abo bantu bahoze ari inshuti basangira bakorana ibintu byose baje gupfa iki ku buryo bagera kuri uru rwego rwo gusebanya no kujyanana mu nkiko. Niba se iki kintu cyo kubunga cyarabayeho ese niba hagati ya Muyoboke na nani barashwanye bikanga ko birangira nk'uko byavuzwe mu rukiko wenda niba ari byo na Theben byaranze ko biyunga byaje kugenda ko numvishije bavuga ko babunze wenda bizi ko ufite amakuru yose abaho ako kantu niba ukazi wakadusobanurira. waravuze ngo iki nari mvuze nani fata ku mavuta na Theben bari inshuti imyaka myinshi pe baje gupfa iki ku buryo bigera ahantu batangira gusebanya ko bikigera ku rwego baba bageze mu nkiko. Ese niba harabayeho ku mugani kubunga sorry ibyo ngibyo ariko abashinja cyangwa njyewe nari kumwe nabo bakundana cyangwa bangana fata ku mavuta ntabwo ni wa muntu we agomba kuba afite umuntu agomba kuriraho. Fata ku mavuta yafashe igihe kirekire arira kuri melody bantuza baje baramugura mbega nawe aratambatamba umva hano hari urusaku mutinga gato. Okay sorry mutinga wadusengereje one second none wazengereje audience nawe n'urwo rusaku. Fata ku mavuta ni wa muntu ni ukuvuga ngo we agomba kuba afite umuntu ufite izina agomba kwitendekaho nta content yagiraga agomba kwitendekaho no matter what ntabwo yitaye ku byo amuvugaho azironga byo ngibyo agomba kuba afite niko yitendetse kuri melody baramugura bamuza uruhande rwabo rero yagomba kwitendeka kuri Theben kandi akora ibigize ibyaha. Ntabwo Theben nta kosa afite Theben yaribasiwe birenze rimwe Theben yaribasiwe atakomutera yaramwibasiyeho cyane kabisa muzongara muhindanya kugera nejo bundi avuga ngo niragaragaje ndateye umugore we. Ibyo bigize ibyaha. Icyo vuga n'uyu nguyu ushaka kugaragaza ishusho nziza mani sindi kuri cyo mbivugamo urukumva nukuvuga ngo Theben yakorewe ibyaha bigeraho ubugenzacyaha ribu ifata uwo muntu Theben atagiye no kurega niko mbivuga
kuko ibirego babishyizemo nyuma niba uko twabikurikiranye. Ikintu kinteye umujinya kuri Theben ni ukwigaragaza nka marayika, utababara, udakoserezwa, utababara. Ibyo nibyo byandakagira mu twa mugabo, si inkunda indyarya. Izo mbabazi urashaka kugaragaza abanyarwanda ko wowe ko uri umunyembabazi, watanze imbabazi, kandi izo mbabazi uvuga ko watanze wazimanye mu buryo bwa nyabwo bwagira akamaro. Uri kubeshya abanyarwanda ko watanze imbabazi, kandi imbabazi warazimanye. None uri kubeshya abantu ko nta kirego kirimo, kandi mu rukiko bari kutubwira ko mu bantu batanze ikirego. None ubu ngubu utari kubeshya abanyarwanda, utari gushaka kugaragaza ko uri imfura y'u Rwanda, uri marayika. Ariko abantu mwabaye muti ibyo nanze gute baravuga byamaganye. Tanze ikirego uri mu mazina ya mbere agaragaza mu bantu ufata komvuta yibasiye iyo watangiye n'ikirego. Turi kumwe. None niyo bigaragara uraza kuvuga iki ngo umuhaye imbabazi kandi yamaze kugira amageragere?